utwara icyo gikamyo mu Bufaransa uhembwa ibihumbi 3 buri kwezi, wohereza igihumbi cyo kwishyura wa mwenda wubatsemo yanzu mu Rwanda. Nuvuga ngo ku mwaka ubutanze ibihumbi 12 kibuze biragusaba imyaka 10 kugira ngo umaze gutanga ibihumbi 120. Uramutse ubifashe ukabikoramo nka etablissement yoza amamodoka, ukiga gufata riske, ahubwo noneho ukaba kwinjirira na shobuja akaba yagira ukuntu aguhereza recommandation akagufasha kubona abandi bakiriye. Ibyo bihumbi 120 ubwo ni hafi uyu munsi dukurikije uko ivunja rihagaze ni nka miliyoni 180 z'amanyarwanda. Mu by'ukuri izo miliyoni 180 z'amanyarwanda utiriwe urara mu iyo kamyo uri kwirukanka ku ibyo bihumbi 3, kuko kameme iyo kamyo niyo yatumye banke ikugirira icyizere gutiza ibyo bihumbi 100. Tujye kuzayigurisha yenda se bakuhereze ibihumbi yikubye kabiri mu myaka 10, urayigurishije baguhaye ibihumbi 240. Ese mu by'ukuri mw'iyo myaka 10 iyo uza gufata ayo mafaranga ukayakoresha business hano mu myaka 10 ntiwari kuba waramaze kwinjiza amafaranga ku buryo noneho uzasubira mu rugo ukagenda ukagura ikibanza ugatangira kubakamo inzu udafite ipupa y'ukuri kwishyura, kandi noneho ibyo bihumbi 240 bikaba biturutse mu nyungu wakuye muri cya gishoro. Hari umuhungu w'iwacu haciyemo nk'imyaka 15 muzi acuruza amatelefone hariya ku iposta i Kigali. Umuhungu yaragiye arakora agenda ajya mu mashuguri hirya no hino, ariko ubu nyuma y'imyaka 15 yaragarutse ku isambu aho mvuka, ari kugenda exproprier abantu bose, aragenda bose abagurira amasambu yabo, ahaguza hubaka ikizu cy'igitangaza. Uyu munsi uriya muvandimwe ariyiza ariyumva aribona, urebye ubuzima hagazemo ntago wamujya inyuma. Nyamara nzundi muvandimwe nanone yagize amahirwe mbere gatoya ya covid, akorera amafaranga, arangije aragenda ahantu mu giturage hafi y'ahatuye yubakamo icyantropo kinini cyane. Kuri we yabonaga ari business y'igitangaza, ariko nyuma ya covid yagiye bimanuka kugeza uyu munsi business ye yarahagaze, nta kintu agifite cyo kubika mw'iri antropo, nta bakiriya baza kubitsa ibicuruzwa byabo mw'iri antropo kuko geographiquement ahantu iri ntago ari strategique. Uwo muhungu uyu munsi kugira ngo abone ibihumbi 10 by'amanyarwanda aba yabanje gusenga. Nyamara umuntu wari wabashije gukora ku bihumbi 100 by'idolari wagiye no, hari ibintu twabwiwe kera tutarinjira muri ère ya communication. Ubu uyu munsi kugira ngo business zikorwe nuko tumenya guhanahana amakuru. Uyu munsi amakuru ushaka kuyabona kuri internet, hari izi intelligence artificielle génératrice nka za ChatGPT n'ibindi, ujyamo ugapropoza ikagukorera ibyo ushaka, ukabona information za besoin iriho, ugakora étude du marché, ukabasha gukontakta abakiriya, ukabasha gukora ibikenewe byose bigakoreka, business yawe ikabasha kuraninga. Business yo kubaka amazu ntago ari mbi kuko immobilier iracyari mu bintu by'igitangaza, ariko noneho nuganira n'abantu b'investisa muri immobilier akenshi bajya muri immobilier bagiye kugura icyo twakwita ngo ni muri parc locatif, ajya kugura inzu yo kugira ngo ajya kodesha, cyangwa se akayigura kugira ngo ahite ko ayigurisha, none amafaranga avuyemo afate ya nyungu yongera yinvestise agura indi. Ariko nta muntu mu businessman wubaka inzu yo kubamo atayikoresheje amafaranga y'inyungu ayakuye mu mafaranga yagurije, kandi benshi nuko tubayeho. Ese icyo kintu mwumva tutagihindura? Niba mwumva hari icyo twabikoraho, niba iyo feed uyibayemo uri umuntu ugura akagurisha amazu, niba uri umuntu uri muri immobilier, kwino duhe comment utubwire uko bimeze. Kandi niba uba hano mu Buraya cyane cyane uba mu majyaruguru y'Ubufaransa, wan contacta tukavugana, then tukazakora ikiganiro abantu bakabisobanukirwa. Murakoze.